ndongeye ndagarutse ndi umukunzi wanyu, nitwa Peace Boy, niyo mazina yanjye. Warebye video nyinshi cyane zo kuri INGWE Media, yabashije kumbonamo mba ndaho hafi ndi gukina, nanjye ndi umukinnyi wa comedy. Yego ntabwo mbizi neza ariko bizazamuka, bizagenda biza. Instagram ni Peace Boy, Facebook ni Peace Boy nyawe. Genda nawe ukore follow ujye dukurikirana ibintu bibe wane. Manza gushimira umuntu bita Nkuba TV, adukorera ibintu byiza cyane, aradukurikirana. Nawe niba ushaka kuzajya uvugwa, genda nawe dukurikirane buri kintu cyose dushyizeho, ubashe kureba iyo video, utanga comment, like na share, ubundi ibintu bigenda neza, tugomeze kubana. Ahandi hantu wasanga ni kuri WhatsApp ni 072 92 6 24. Ndasubiramo 072 99 6 24. Uyu munsi nagarutse mbazaniye akantu keza cyane kitwa inzira y'urukundo. Inzira y'urukundo ni amagambo azajya avugirwamo meza cyane, utari uyazi ugiye kujya uyabona. Uyu munsi nazanywe n'ibintu bitatu ngiye kubabwiraho, kandi byiza cyane. Wowe ushaka kubireba ukanabyumva, ni aka kanya nibwo ubonye akanya. Ntugende utarangije iyi video kuko ni nziza cyane. Komeza gukanda share, like, comment na subscribe hafi aho ngaho, ntutinde. Ikintu cya mbere mpereyeho, ndahera ku bahungu n'abakobwa, ariko ndaza kubagaruka. Wowe wa muhungu we, nimba ubona wageze mu rukundo, itware neza, uvugishe umukunzi wawe neza. Wigenda uva mu rukundo ugenda uzenguruka mu bakobwa bose ngo ni uko ugiye ubona mwiza umwe. Ukunda umukobwa umwe wifuza kandi abe nawe ugumaho. Witwaye neza mu rukundo, ntukababaze uwo muntu mukundana. Tekereza abaye ari we waciwe inyuma, wakumva bimeze ute? Numara kwishyira muri uwo mwanya, nibwo urasanga ko gukunda umukobwa umwe ari byo byiza, kandi ukamuha keya. Ariko keya mvuze nta kuryamana birimo. Uzamuha keya yose, ariko kuryamana bitarimo n'ibindi uzagenda umukorera byiza. Niba utabizi uzakurikirana ikiganiro kizakurikira, nzabikubwira. Kuryamana ntabwo byo bigaragaza ko umuntu mukundana, ahubwo muzabikore igihe muzumva ari byo ari na ngombwa. Nabyo bizaza mu kindi kiganiro, igihe ukwiye kuryamana n'umukunzi wawe. Kamvuge no ku bakobwa. Wewe mukobwa wirengagiza umuhungu, wene waba wamukumbuye ngo ubimubwire ko umukunda, ntubimubwire ngo yaba ari kubifata nabi. Ntabwo ubwo yafata nabi, iyo bimukoreye ibyo ngibyo bituma amenya ko umwitayeho, niba ushaka kumukunda. Wijarajara ngo ujye hirya no hino usange nawe ukunda abahungu barenze umwe. Aho ni ukwijarajara, ugasanga ibintu uri kugenda ubifata nabi. Nimba ukunze, kunda umuhungu umwe, mukundane, umuheke, ariko kuryamana bitarimo. Ntuzatinye kubwira umuhungu ko umukunda, kuko uba uri kumutinda, ni nako nawe aba ari kugenda ashaka abandi. Nimba wamukunze bimubwira, nimba munakundana
ubashe kujya umuvugisha neza, umuhe n'umwanya uhagije. Icya kabiri ni ugukunda uwawe, ukamuha ibikenewe byose, ariko icyo nshaka kuvuga ni ukumuha ibyawe wikuyemo kumuha nk'amafaranga. Amafaranga uyamuha mu gihe ari ngombwa, ariko nawe umubwiye ngo ujye uyamuha buri munsi, kuko ntabwo uwo muntu azaba agukunda. Umuntu uzakwaka amafaranga uzahita umenya ko atagukunda. Umuntu ugukunda akora ibyo ari byose, nta kintu na kimwe cyatuma atabona umwanya wo kuguha. Wa wundi ukwaka amafaranga ntabwo agukunda. Hari igihe ashoboye kuyakwaka ari ngombwa nawe ukabibona, ariko ntabwo umuntu azakwaka amafaranga ngo agiye kuyarya, kuko utari waza yari ariho, kandi none agenda azakomeza abeho. Kunda uwawe nta kumuryarya, urwo ni rwo rukundo nziza. Mbibutse iki kiganiro ni inzira y'urukundo. Uko uzabasha kugenda ucyumva cyane cyane, kizagenda kikuzamura, usange uri kugenda wungukiramo ibintu byinshi cyane, kandi kizagera kinakuryohere. Nimba ari bwo waje, ndagushimiye. Ukande subscribe, share, comment ndetse na like, ibintu bigende neza. Icya gatatu aricyo mvuga ari nacyo cyanyuma, ni agakuru gatoya ugiye gukurikiranye, ni gato cyane, ni kagufi. Igihe nari ngiye mu mujyi, nibwo nari ngeze mu mujyi munini utuyemo n'abantu benshi. Nta mukunzi nagiraga, nari ndaho ngaho gusa, nari ndaho nk'umuntu utuje utazi iby'urukundo. Nibwo naje kuhagera mbamuye n'umukobwa. Uwo mukobwa yitwaga Natasha. Ahantu twahuriye byari mu mujyi cyane, kugira ngo duhure naje mpura nawe turagongana. Ubwo yari afite igikarito kirwa hasi, nibwo nagitoraguye ndakimuha. Kuva ako kanya numvise nanjye ubwanjye mukunze, nawe ubwo yumva arankunze, nubwo atahise abimbwira ako kanya. Yari umukobwa mwiza, uteye neza, utankweteje. Nibwo nanjye nari mbonye umukobwa mwiza mu buzima bwanjye. Wowe utarakunda nawe ibi bintu ntabwo wahita ubyumvisha ako kanya, kuko banahise mukunda, ariko ntabwo nahise mbimubwira. Umukobwa yaratashye, nanjye mpita nkomeza njya mu byo nari ngiyemo. Hashije iminsi 3 uwo mukobwa nongeye kumubona. Natinyaga kumuvugisha, nkajya mubona cyane ariko nimuvugisha. Mu yindi minsi yose namubonaga, ariko ntabwo navuganaga nawe kuko naramutinyaga. Hashije nk'ukwezi mba muri uwo mujyi, nibwo naje kubona uwo mukobwa, turongeye turagonganya. Yaravuye guhaha ibyo kurya, bigwa hasi biranyanyagirika ku buryo kubitoragura byatugoye, ariko twarabikoze. Kuva ako kanya nibwo namwatse nimero ye, nawe yayimpaye atangoye. turakundanye, turamenyana cyane. Hashije iminsi 2 nibwo namusabye ko twasohokana, umukobwa arabyemera. Twarasohokanye tugeze muri hoteli, nibwo nari nsohokanye n'umukobwa, kuko numvaga naramukunze, urukundo rwaranyinjiye, nanjye ubwanjye narafashwe. Muri iyo minsi nahoraga umutima udiha, ndi mu bineza neza gusa. Nyimara kumubwira ko namukunze, nibwo yamaye kwezi ngo nzategereza nsubize. Nimushaka kukanya imise ndakara, ndanababara cyane.
abonye ko nababaye nibwo yahise ambwira ati ejo nzagusubiza. Aka ni agakuru gatoya kazajya gacaho inyuma ndangije kubabwira amagambo agize inzira y'urukundo. Wowe utarakanda subscribe yikande, kore share kandi no kunzogera ujye ubasha kubona video zigiye ako kamwanya. Comment, like, share and subscribe tubashe kubana buri munsi. Yari Peace Boy nk'ibisanzwe, tuzakomeza guhura. Ciao ciao. Kano gakuru kazakomeza cyane, muzajya mukabona. Ciao ciao.